moko w'amateka wabo tuzahura nabo wakarande wabaduhiga wabatatwemera wabatwanga iyo mivumo yose imeze nk'igishwi kiguruka nta yamfata rero wowe wumva ko umuvumo wagufata ufite ikibazo niyo mpamvu ugenda ufite ubwoba niyo mpamvu udakora ibintu neza uko ugomba kubikora pastor yenda hoya n'abantu bose babyumva urabwira pastor uri umwana w'Imana uri umukozi w'Imana umwana w'Imana arabwira umuvumo Kristo yawuvanyeho niba twarakijwe tukabatuka kuri uwo muvumo kuki pastori n'abadukurikiye mwumva yuko muracyari muri karanda y'imivumo je nta muvumo nemera mbagurutse no muri iki kiganiro kuko nuzamvuma ntago bizamfata urahagurutse uragiye none se bizamfata ntago bizamfata wese uragiye koko nasoje oye ngaduhereza kadusoza hanyuma nabyo buriya agira ngo wenda Bibiliya ntabwo nyumva sibyo ntabwo gusakuza no kuvuga cyane oya uri muvugira buri muntu afite uko avuga nawe yavuze nyine nawe yavuze ibyo atemera nareke kubyemera sibyo hanyuma nge ikaze kuri mwese turabakunda cyane nibisanzwe tugenda tuva mu bwiza tujya mu bundi Gendi Clement Bagemahe musanzwe mumenyereye ariko ndi kumwe n'abantu b'abagabo tugiye garuka ku kintu cyitwa umuvumo utavugwaho rumwe mu isi ya none reka tujye mu mico itandukanye imivumo ivuga iki Bibiliya irazi kabitsindagira abafite imico itandukanye bakabivuga ni hagati y'abagabo babiri bose n'abakozi b'Imana bazi kuvuga muraza kumfasha uko bari byitwaremo ntabwo mbizi ndabakiriye cyane reka mpere iburyo bwanjye uraho neza uraho n'amahoro ibwira abadukurikiye muri aka kanya amazina yawe dutangira ikiganiro kijyanye n'imivumo itavugwaho rumwe kuba dukurikiye ndi pastor Fabrice Nikonzwi nkaba nkora umurimo w'Imana mu ivugabutumwa nkoresheje Bibiliya ukoresheje Bibiliya urakoze turi kumwe n'umuvandimwe nawe hano nawe n'umukozi w'Imana turakwakiriye cyane uraho neza ntago ndi umukozi ndi umwana uko abakozi bose barirukanwa nge ndi umwana w'umwana byatangiye nta uri umwana w'umwami sinkaba umukozi wowe ntago uri umukozi w'Imana abakozi b'Imana nk'abo bakorera ku gitsura ariko twebwe abana dukora inshingano zo gukora mwisanzura ku babyeyi kandi abakozi barirukanwa ariko umwana ntiyakwirukanwa witwande Prophet Neza Braka Moses yego habura gato rakoze cyane habura gato arabihakajya tubona umwana azi umukozi hano turi kumwe n'umukozi w'Imana Revera Pasteur umwana agatose avuga ko waba umwana we uye nge ndi umwana w'Imana ngo umwana w'umukozi w'Imana urana umukozi w'Imana hago yahinduka akaba umwana je se ndabiki noneho urahitamo Ngende munyamakuru twagiye umuvumo nuvugwaho rumwe turabakiriye bombi murabyumva ko bitoroshye umuvumo nuvugwaho rumwe kuri mwebwe imivumo yo mwumvungu umuvumo reka duhere kuri umwana w'Imana umwana arazanye ariko banza tubanze umwana nigiye kubanza yewe wa mwana w'Imana we Prophet Ineza Moses Baraka umuvumo uvugaho icyo wemera kubaho cyangwa ntubaho ninde wavumu w'Imana itavumye ninde wavumu w'Imana yahaye umugisha ntago mbyemera ko umuvumo ubaho kubera icyo utabyemera umuvumo udafite impamvu ntabwo ufata n'umugisha udafite impamvu ntabwo ufata uvumikana wabyizeye ko avumika ariko njyewe nizera Kristo Yesu ba muri njyewe iyo rero ndi kumwe na Kristo Yesu ntabwo nizera ko uwo muvumo ugira gute ubaho nakoze cyane Revera Pasteur Fabrice wowe umuvumo ubaho cyangwa ntubaho uvuga wiki nk'umukozi w'Imana kandi nkaba umwana w'Imana buriya hari umwana utagira n'icyo amarira iwabo ni byiza ko umwana ukanakorera iwanyu ushatse kuvuga iki ushatse kuvuga abana b'Imana n'abakozi b'Imana ibyo by'abana b'Imana n'abakozi b'Imana ntabwo tubigarukaho reka tujye ku muvumo arakantu yaravuze ngo arabana batagira icyo amarira iwabo arakurashe na n'umwe utagira icyo amarira iwabo kuko bamubyaye ari muri gahunda muri system z'Ubumana urakoze cyane twagiye umuvumo rero mwatangiye gushwana umuvumo rero umuvumo ubaho iyo ufite impamvu nemera agiye ku muvumo ubaho twifashishije ibyanditswe byera cyangwa izindi reference zaba biblique cyangwa se abandi bagiye bavuga ku muvumo nemera ko umuvumo iyo ufite impamvu ubaho yego ufite impamvu ubaho watanga urugero rwaho uzi wabayeho yego
Yesu rimwe yigeze kugenda agera ku giti agishaka imbuto arazibura biravuga ngo yari ashonje arangije kuko yabuze imbuto ibwo impamvu nuko kiburaho imbuto arakivuma uratekeraho ntabwo yagihohoteye ntabwo yagihohoteye yagihohoteye kandi yashatse imbuto akazibura yavumye igiti ntabwo turi ku bantu kandi umuntu n'ubugingo ni igiti nyine muri make urya yatanze ntabwo arirwo nakosora muri wowe ni banduzi bandase indese ni urugero ni nkanjye abantu baramvumye no mu nsengero togeraga abashumba bakera afite imyumvire ngo none ndaguciye ahubwo iyo baguciye Imana ikomeza kukuzamura bakuvumira gisebo baguvumira wumve ni ibitekerezo byabo bipfuye ni ukuvuga ngo dufite hidoroje y'abapasitori bakanga abantu ngo ngewe nakuvuma wavuma n'uw'Imana itavumye ese uravuma umuntu niwamuzanye ku isi sinemera umuntu kwifata ngo araje avumye undi biramufasha ntago bikunda ntago bibaho ahubwo ni terabwoba iyo ryafashe wa wundi wavumitse bari kugaragaza ngo nyine bamuvumye nyine rikamubamo donc agisanisha n'ibyo bintu bamuvuzeho ariko mu by'ukuri inideose mu mwuka mu bumana ntago aba yavumitse Pasteriga uyabihakanye ati ntibishoboka nabanje nkugishimaka ku giti igiti mbanje kukivuga kuko igiti cyashyizweho n'Imana okay twagarutse rero tujye ku bantu rero bafite ubugingo kwe kubihakana nta kibazo ku bantu bafite ubugingo navuze ngo umuvumo ufite impamvu ubaho ya mpamvu bundi niwo muvumo sibyo ya mpamvu niwo muvumo bavumwa nande impamvu zishobora gutuma umuntu avumwa nizihe yego impamvu zishobora gutuma umuntu avumwa nizo mpamvu icyambere ni ugukora ibibujijwe ntabwo wenda umuvumo ari ukumfata amacandwe ngo ndakuvumye niko abanyarwanda tuvumana cyaze ngo ndaguciriye ahubwo umuvumo ni umutongero ni nk'uko umutongero umera yego noneho kubo ntabwo hatongera abadayimoni gusa niyo bakoreza gukora umurimo w'Imana bakuru baragutongera kandi ntabwo bagutongera abadayimoni hanyuma yavuze ngo umuntu hari umwana wa Loti yagize gute yavumye kandi biramufata yego ubone yari umuntu afite ubugingo yaramuhoye ikise yaramuhoye kuko yamuvugirije indura akagaragaza ubwambure bwe Bibiliya bisobanura neza rero wano no yagiye mu joro n'amaguru harya no ariko none yagiye mu joro n'amaguru cyangwa ni Yona cyangwa sinzi umuntu bavuga muri Bibiliya yagiye mu joro n'amaguru ni Yona ni Nowa hano abagabo bagiye ayo ya harundi ujya n'amaguru wagurutse cyamuvuga urumva rero ni Enoke twagiye ati nicyo rero navuga batukiraho ubundi kuba yavuma Loti avuma umwana wabonye ubwambure ubu bwambure bwaje bute Loti we yagiye niba ari Loti niba ari inde reka abadukurikiye kuki uyu se uyu mwana we yiyambitse ubusa kuki nyine impamvu yatumye amuvuma umwana akamureba ubwambure byari biturutse kuki umwana yabuzwe n'ikise kureba wiyambitse ubusa wicaye nabi ababaza imbere yiwe okay twagiye byari bitewe n'iki pastor jewe ibyo tuvugana byose ntitujye muri santima zacu oya turi muri Bible turi muri vuga butumwa ntabwo imyumvire yawe santima zanjye njyewe naje kuvuga santima zanjye tonto nawe avuga izawe ni tonto ari umukozi w'Imana nta mutonto aba umukozi w'Imana uneze si umuntu usanzwe urakoze twagiye Pastor nagara umuntu usanzwe ngo yakuvuma ibintu Pastor aba ari umuntu usanzwe afite inyama n'amaraso ariko yaratoranijwe arakosa akora n'ibyiza nta muntu numwe kwisi izo karite côté faiblesse na côté fort urako twagarutse Pastor aba ari umuntu usanzwe ariko kubera nyine yatoranijwe hari akandi kagakarageshwa kabaga hari ariko ntago katuma umuntu avuma umuntu Imana itavu urakoze cyane wavumwe wabunye umwana akabura ubwambura agahita avuma umwana yari yakoze icyo kugira ngo agaragaze ubwambure kumve ko afite impamvu yari yasinze ise umwana ari yasinze none uyu mwana niwe wakoze ikosa cyangwa ni se wakoze ikosa wakoze ikosa nirihe papa wakoze ikosa ryibanze riza mu muvumo hari ikintu mvuga bose bakoze amakosa ariko ikosa ntirikosozwe irindi ninde abanje ikosa abanje ikosa
n'uwasinze. Numvise. Uwasinze pastor urakoze cyane. Uwasinze niwo wakoze ikosa. Umwana rero arareba none se dufite umwana w'imyaka 5 cyangwa 10. Nise wavuga ngo ntago ari burebe rwose. Urakoze cyane twagiye. Hanyuma kuba yarakoze ikosa rije mu muvumo gute ku mwana. Umwana rigombaga kureba he. Umwana yakoze ibyo adakora. Kuko yararebye amaze kureba kimara kubona kuko ari se cyangwa undi muntu mukuru. Hari undi yahaye umugisha kuko yaragiye ngo agenda kinyuma ashyiraho akenda ku bwambure bwa se. Yagiye atareba. Yagiye niko biriyifuza. Urakoze wabaye urugero rumwe niba abadukurikiye bashobora kuvuga ngo bifite ukuri. Umuvumo w'impamvu rero rwose ubaho. Tubwire indi mpamvu wabaye umwe. Indi mpamvu y'umuvumo. Umwana wese wari inyama sajya kubwira abandi bana ko batetse inyama mu rugo rwabo. Nose kuvuga umwana mujye mureka avuga nose umwana yabuzwa n'iki kuvuga. Urakoze uyu ndabona ari nk'umuhakanyi. Uyu mureba ninjye hagati. Pastor ntumwatake. Aburetse gake ndi kubaza umuvumo muravuga ngo imivumo bidafite impamvu. Nemera ko umuvumo utabaho. Nufite impamvu impamvu ziki kuko Kristo Yesu icyo yaje gukora nuguca ibyo bintu by'imihango by'imitongero by'abazimu byo kwa nyabingi mu bahetsi mu bacwezi n'abarangi n'iki byose. Iyo mivumo nge sinyemera kuko nakire Kristo nk'umwami n'umukiza. Habwo pastor yemera umuvumo ate yarakiriye Kristo. Ahanga mu pastor kugeza ubu umuvumo ntuvugwaho rumwe. Wowe urawemera kubaho ufite impamvu undi iti nta nubaho. Kugeza ubu iterabwoba rijyanye n'umuvumo riva kuri bande ninde ufite ububasha bwo kuvuma undi mu buzima bw'undi. Ikintu gishobora kukugiraho ububasha ni icyo wemera kandi wizera wanakoze. Ubwacyo nicyo kikujyaho ububasha wenyine. Jewe ngiye kukuvuma nakuvumira mu cyo wemeye cyakugizeho ububasha ariko kubw'impamvu. Sibyo? Kuko n'umubyeyi ari umubyeyi. Iyo akubujije icyo ugomba gukora ntabwo ugomba kwitwara uko ubonye kose ngo nuko ari iwanyu. Yego uri iwanyu. Kuko n'umunyarwanda ngo kwisanga si ugusandagiza ibyo usanze. Bibiri tubwira kwidegembya mu rugo rwa data. Genda umunyarwanda sindi umurundi. None se uri kubwiriza abanyarwanda gusa. Wumvise ikibazo dufite? Imigani yo mu Rwanda niyo mu Rwanda. Vuga ibintu nimvuga rero abantu benshi abarundi baratwumva bazatubwira n'abagande baratwumva n'abongereza baratwumva n'abari muri Amerika n'ahandi henshi umwani wabo yemerewe gukosa urumva ashaka kumena amatasi yabishatse cyangwa atabishatse urankurikira manzu none se umwana w'igitamamoga anyeganyije akabati se n'ibyabere bari umwana tu nyine ni umwana hanyuma isajya kugura ibindi ahubwo mwebwe reka nkubwire umwana utisanzuri wabo uwo nguwo nawe yaba afite ikibazo mu buryo bw'ubwonko. Wowe ati umuvumo ufite impamvu turakomeje uyu muvumo ubona atari iterabwoba riba hagati mu ubundi si umuvumo ubaho umuntu ashobora kwiyongoza nubwo wowe uri umubyeyi ushobora kwiyongoza ukava umwana wawe imbaraga zo gutuma umubyeyi avuma umubyeyi abavuma umwana muho iki umwana yaraje ku isi Imana imumunyurijemo. Ubundi na Bibiliya nusoma neza itwigisha kwihangana. Sibyo? Nta kwitorage nkavuma umwana wanjye. Byaterwa n'ikosa yankoreye ariko nkanjye jewe myself. Numva nta rwego nageraho navuma umwana wanjye. Hanyuma bavuma abana twagiye mu bavuma abana. Ubwo rero haraburi munganisha. Sibyo? Ibyo abantu bavuma abandi hari impamvu ziba zihari kandi ntabwo nazimenya ariko nge muri rusange nemera ko umuvumo ufite impamvu ngo nkurishingiye ku rugero naguhaye n'izindi naguha zo muri Bibiliya kuko niho turi singi nyuma yaho no mu muco ariko twaje hanze mu baturage nitujya mu muco nabyo ndavuga ariko reka mvuga ku bijyanye n'ijambo ry'Imana umuvumo ufite impamvu ubaho kuko Bibiliya iwuvugaho. Bibiliya iravuze ngo hoya cyadusoma Abagalatiya 3:13 Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko. Wowe cyari umuvumo w'amategeko urumva neza Abagalatiya baje
abagati abandikiwe ariko nukora bino turakuvuma nuvuga nabi witwararike wigengesere oya Kristo yaje kugira ngo atuvaneho umuvumo w'ibihe w'inkomoko w'amateka wabo tuzahura nabo wakarande wabaduhiga wabatatwemera wabatwanga iyo mivumo yose imeze nk'igishwi kiguruka nta yamfata rero wowe wumva ko umuvumo wagufata ufite ikibazo niyo mpamvu ugenda ufite ubwoba niyo mpamvu udakora ibintu neza uko ugomba kubikora pastor yenda hoya n'abantu bose babyumva urabwira pastor uri umwana w'Imana uri umukozi w'Imana umwana w'Imana arabwira umuvumo Kristo yawuvanyeho niba twarakijwe tukabatuka kuri uwo muvumo kuki pastor n'abadukurikiye mwumva yuko muracyari muri karanda y'imivumo je nta muvumo nemera mbagurutse no muri iki kiganiro kuko nuzamvuma ntago bizamfata urahagurutse uragiye none se bizamfata ntago bizamfata wewe uragiye koko nasoje oye hanyuma buriya agira ngo wenda Bibiliya ntabwo nyumva sibyo ntabwo gusakuza no kuvuga cyane oya uri muvugira buri muntu afite uko avuga nawe yavuze nyine nawe yavuze ibyo atemera nareke kubyemera sibyo hanyuma njyewe wabyemera yagirega ntabyemere kuko n'ubundi kugira ibyo yemera ni uburenganzira bwe no kugira ibyo nemera ni uburenganzira bwanjye hari igihe ibiyemera nazabyemera wazabyemera kimwe n'uko ibinemera yazabyemera urakoze cyane nyuma y'iki kiganiro murahura hirya ibyo tutavugira aha ngaha kuki utabyumvise abantu tubwiye se agiye kandi none se igihe twatanze kirashoje turi ku musozo n'ubundi agiye dushoje se ngaho mubwira arabyumvira kuri YouTube igihe ari bubyumvire rero iyo atagenda bivuga aka kanya arabyumva ibyo mubwira ni icyo ngicyo nta kindi mvuga ubu ngiye kumureba ngaho garuka kubwira akantu ngahicara ngino barwaniye mu kiganiro ntabwo reka mbereke uko byagenda kose pasiteri pasiteri barwana batuje nk'uko papa turabazi wakoze umuvumo ubaye ikibazo ni nk'uku kose imivumo itavugwaho rumwe imbaraga z'umuntu ujya kuvuma undi zituruka he yabihawe nande umubyeyi nkanjye mfite abana amaze kugira abana babiri ni ukuri kw'Imana nta kintu umwana wanjye manzi yakora cyangwa isheje yakora ngo mpaguruke njye kumuvuma ntibishoboka ntibibaho kubera ko haba harimo ubu kiretse naruzwe ariko nta n'uzanandurwa nta n'uwashobora kundoga wowe uremeza ko umuvumo ngo ufite impamvu zituma uwo yaro yasinze yiyandagaje umwana aramurebye ngo niba ari Loti niba ari inde umwana aramurebye aratangaye yihaye ububasha bwo kumuvuma ibyo bintu bishyigikira nkandi kwanza erega mushobora kuba mutanyumvise neza cyane njye navuze nti ni umuvumo ufite impamvu hanyuma murimo muritwaza ibyo bavuga ngo ndakuvuma ndagira gute ubwo bubasha buvana ntabwo mpazi nimba hahari bizamufata Loti yabuvanye ku cyaha umwana we yamukoreye umwana akora icyaha umwana akora icyaha umwana imbere ya se akora icyaha yaragikora uyu mwana yakora ikosa umwana ntabwo babyita ibyaha none si icyaha n'amakosa bihurira bitandukanira none kuvugira umwana nanjye uravugira umwana ashobora gukosa na cya giti Yesu yavumye ubu tuvugana abantu benshi basomye za teoloji n'abashumba ntago mbyemera igiti cyarahohotewe tuzakigaruka ko butashye ikiganiro tugize seri rero uhakana n'ibyo Yesu yakoze ibi nabihakana nese igiti cyazize iki igiti kiratewe utagira imbuto kuki kitagize imbuto kandi ari utanga imbuto Yesu afite ububasha bwo gusiga imbuto nese igiti yakwiha imbuto cyo none se Yesu yateye igiti kandi wagiteye mbese ni nagiteye tugiye kwinjira muri Bibiliya cyangwa se nicyo wenda mu butumwa bw'iki gihe Yesu icyo kindi wavuze wowe uhinze urubuto sibyo urarufumbiye ugize ntubutegereje ko rwera imbuto nese n'ugenda ukazishyira iyo kigeze cyera imbuto ahubwo wari gifumbiye nabi oya igiti cyarahohotewe okay murakoze umuvumo ufite impamvu murakoze turagushimiye wakoze cyane Pastor Fabrice ibihe byiza turagutunguye oya turatangaje biratangaje mu by'umuvumo ni ibintu bidasa tubashimire mwese mwakomeje kwana natwe nagenda ari kumwe na Clement Bagema ibihe byiza nakagaruka tuzabagarura nanone mbone bagiye batubwira umuvumo bafashe Bibiliya bo umwavuze Bibiliya undi navuze Bibiliya nubwo atayisomye ariko ntibyumvikana no hanze aha imivumo ntiyumvikana ibintu byo kuvuga ngo uravuma nanjye nk'umunyamakuru ndakaburinga ntago mbyemera imivumo ntago wamvuma umvumye nkande se nanjye naravutse mu bushake bw'Imana Imana ifite umugambi mwiza kugira ukantu Imana itumye mvuka
ubu wiyongoje ngoje ku dayere urambyaye cyangwa urabyaye biranarangiye operation y'Imana urangiye kuvuma abana wabyaye pastor tuzakigaruka butaha bakoze ibihe byiza twagiye nuko tugishoje kuri kw'Imana kamera maye wakoze sha eriko urabona ko dukamera duhaguruka garukiza